Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yasabye abatunzi ibinyabiziga by'umwihariko abatwara moto kubahiriza amabwiriza agenga imikoreshereze y'imihanda mu mujyi wa Kigali. Yagaragaje ko hari gahunda yashyizweho igamije guteza imbere gutwara abantu mu buryo bwa rusange hifashishijwe bisi. Ibi bisate ntibyemerewe kunyurwamo n'ibindi binyabiziga mu masaha yagenwe, cyane cyane mu bihe by'umubyigano, hagamijwe kwihutisha serivisi za bisi no kugabanya umubyigano mu mihanda. SP Rutikanga yibukije abatwara moto n'abatwara imodoka ko kurenga kuri ayo mabwiriza ari ugushyira ubuzima bwabo n'ubw'abandi mu kaga, ndetse bikaba bishobora no guteza impanuka cyangwa gukoma mu nkokora gahunda yo kunoza ubwikorezi rusange. Yongeyeho ko inzego z'umutekano zitazihanganira abirengagiza aya mategeko, bityo abazafatwa bazahanwa hakurikijwe amategeko. Yakomeje asaba buri wese gukorana n'inzego zishinzwe umutekano bagashyira imbere umuco wo kubahiriza amategeko y'umuhanda, kuko ari bwo buryo bwonyine bwo kugira umujyi utekanye kandi witonze kandi ugendera ku murongo. Iyi gahunda iri mu murongo wa leta mu guteza imbere ubwikorezi rusange muri Kigali, hagamijwe kugabanya umubyigano no kurushaho kunoza serivisi zihabwa n'abagenzi. Mwari kumwe nanjye Denise, mukore subscribe kuri Rwanda News kugira ngo tujye tubasha kubagezaho amakuru mashya.